so nizere ko mumeze neza. Nibyo kuri screen yawe uri kubona yuko ndi gushyiramo password byanga. Tugiye kureba noneho ukuntu washyira password mu cyumba, buri cyumba ugashyiramo password mu cyumba ushaka. Isi ni ibintu by'ingenzi buriya guhisha amabanga yawe aba muri telefoni. Ni ibintu bigira agaciro. Uri kubona yuko ndi gushyiramo password byanga. Kanze rero nshyiramo password yanyayo. Uri kubona n'iyi ngiyi ndayisizemo biranze. Reka nze nshyiremo yanyayo noneho turebe ngo bimeze gute. Akantu n'abakozi mbona kari kurya. Buriya hari abantu bakuvogera telefoni. Uri kubona ko iyo nsizemo iyi si ijya mu byumba, abantu bakuvogera telefoni nawe ikakubangamira. Ibyo bintu bikunze kubaho cyane cyane. Noneho uyu munsi reka turebe buri cyumba wagishyiramo ute password. Reka nshyiremo yanyayo noneho turebe. Uri kubona password ya buri cyumba buriya biba bimaraho. Kubona ko bikunze, birakunze kabisa. Niba wabonye ufite muri application muri telefoni yawe, sasa rero turebe ukuntu wabigenza, ukuntu wayifungura n'ukuntu byakora. Si ibintu byoroshye cyane ntabwo bigoye pe. Gusa nyine nabatemo tureba. Ni kuri iyi channel hariho utuntu twiza. Ngiyi application yinjiremo uku nguku, bangiye ko nifite yenda yifite ari kutayifite rero wabona bandikamo gutya uku nguku upload kuri bwandikemo wakifashisha, ariko nyine ugomba kwifashisha iyo nifashishije kugira ngo bigende neza n'inzira zibone neza. Ushobora gufata iyindi ugasanga ziranaciyemo ugasanga bibaye iyi application iyi nawe uzabona ni Play Store hagere nimba utayifite tugendane. Uraza ukemeza ubona ko njye nyifite umuntu reka nyinshi baza ngiyi iri akagufuri ntago sinaguha ibiro kandi twayibonye. Uraza uyikoreho. Numara kuyikoraho igende uyikoreho nyine ifunguke gutya, hazamo password. Wowe wikoreho password urayandika inshuro ebyiri ushyiramo iyo washyizemo bwa mbere. Iyo nasizemo wayibonye kandi twayiberetse. Dore ngibi byumba uko uri kubibona rero, uri kubona ko utu tugufuri turi ku ruhande. Gahita kikaraga uhita ubibona. Ugakozeho gahita kikaraga uraza kubibona, ariko n'ubu uri kubikora kagufi ugakoze ukarikaraga kakahita gahinduka gakora kakikaraga ako wakozemo na password wanditse bwa mbere ukinjira. None n'ibigenda ikahita ijya buri cyumba. Password wahise wandika niyo ijya kuri buri cyumba wakozeho. Ushatse washyira ku cyumba ushaka. Ugateza icyumba ntabwo ushaka kivogera, ikashyiraho password ukayishyiraho yakijyaho. Nicyo kintu nabikundiye. Ushobora kuba umuntu telefoni bibaho, ushobora kuba umuntu akubwira ati neza telefoni ukayimutiza hanyuma akayimugera. Rero cya cyumba udashaka kigeraho kiba kiriho password nawe ntabwo aba yakigiyeho biranga pe. Kakano kamaraho kari amabuye kabisa. Noneho reka turebe buri cyumba noneho ko password yagiye. Icyumba yo password cyanayiyo agatwiko nyuma yanjye ntabwo njya mu bintu byo gutwiga. Ni ibya original
password turebe ngo imeze bite, si imeze gute, si ubona ko password noneho reka nyikuremo turebe, tuyikuremo turebe, twabibonye kare ariko kambereke jeme zitari zituye ko bizarimo mbona ko iyi byanze dushyiraho iyi ngiyi turebe, ubona ko nabyo byanze yakiyemo noneho original karite